Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira uko umugambi wa Satani wo kwigarurira isi uzatsindwa ntugirweho uko byifuzwa. Reka turebe, twibaze. Ni gute umugambi wa Satani wo kwigarurira isi uzatsindwa? Ese umugambi wa Satani wo kwigarurira isi uzatsindwa? Yes, nibyo cyane, ahubwo cyane uzatsindwa gute? Uyu mugambi ntuzagerwaho uko byifuzwa kubera amacakubiri. Amacakubiri ni ukuvuga ngo abantu bamwe baza bawushyigikiye, abandi bawurwanya. Ni ukuvuga ngo abashyigikiye n'abarwanya ntaho bishobora guhurira. Nicyo kizatuma bidashoboka. Reka turebe uko Bibiliya ibitubwira mu gitabo cya Matayo 12 umurongo wa 25. Kristo amenye ibyo bibwira, arababwira ati: ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho, nabyo birarimbuka. Ni ukuvuga ngo yaba ubwami, yaba inzu, yaba umuryango, iyo byigabanyije ubwabyo ari bibiri birwanya bihanganye, ntibishobora kugera ku ntego y'ubwumvikane n'ubufatanye, birarimbuka byanze bikunze. Nibyo rero bigiye kuzaba muri New World Order. Urebye ibiri kuba ubu ngubu uyu munsi, ukareba ukuntu abantu bamwe babishyigikiye abandi batabishyigikiye, ni ukuvuga ngo bizaba ari ibintu bibiri biri kurwana, ntaho bishobora guhurira. Icyo ni ikintu kigaragara yuko nyine ntibizashoboka, ntibizagerwaho. Byanze bikunze ingufu bazashyiramo zose ntibishoboka. Tugiye kwireba no muri izi ngingo enye zikurikira. Ingingo ya mbere: nta muntu n'umwe wegeze ubaho ngo areme umuntu. Nta muntu wegeze ubyumva ko umuntu yaremye umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose, gahunda zose bafite, baba ibyo bashyira mu bantu, byaba ibiki byose, ibyo bakoresha byose, ntabwo bizakunda. Kuko umuntu uko Imana yamuremye, iyo umushyizemo ibintu Imana itamushyizemo, umuntu afite ukuntu abyivanamo akabyibogotora kubera uko Imana yaremye umuntu. Ibyo rero ntimukagire ubwoba ngo mutitire, kubera ko Imana yo ubwayo yaremye umuntu, izi uko yamuremye. Abantu bazatsinda ibi bintu byose bari kunyuramo. Ingingo ya kabiri: ububyutse. Ububyutse bukomeye. Ububyutse bukomeye buri guterwa n'iki? Harimo wenda abantu benshi batazi ibyo ububyutse buri kuba. Buterwa nuko ukuri kuri gusohoka kujya hanze. Ibyari bihishwe biri kugenda bisohoka bijya hanze buhoro buhoro uko igihe gishira. Ariko uko abantu benshi binjira mu bubyutse, bakinjira mu kuri, iyi nayo ni inzitizi ikomeye, kubera ko kugira ngo uzabashe kumvisha abantu bamaze gusogongera ku kuri, ntabwo bizabyoroshye. Kandi ibyanditswe biri biratubwira ngo menye ukuri, kuko ukuri kuzakubatura, kuzakugira umuntu utari imbohe, kuzakubohora. Mu yandi magambo, ingingo ya gatatu: isi nshya. Atari kugendera ku isi nshya ya Satani. Satani arashaka gukora isi nshya, kandi Imana nayo yatsezeranije ko ifite isi nshya idutegurira. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo iteka ryose Satani ashaka kujya imbere y'ibihe. Kubera iki? Kuko azi neza ko igihe cyafite ari gito, kandi Imana ikaba igiye kuzana isi ishyashya yindi. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo Satani yemere Imana izane isi yayo nshya, Satani ahubwo iratanguranwa kugira ngo izane isi yayo nshya. Ari byo ubona iri gufata abantu bugwate vuba byihuse, imbaraga iri gushyiramo n'umuhate byihuse gututi, ni ukugira ngo Satani atanguranwe n'uko Imana umugambi wayo usohoza. Dukomeze. Ingingo ya kane: ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rizatsinda umugambi wa Satani gute? Uko ijambo ry'Imana rizatsinda umugambi wa Satani, nta kundi ni ukuryiga, ukarimenya, ukaryandika mu mutima wawe, mu bwenge bwawe ukarimenya. Haba ahubwo no kuvuga ngo barakubujije kwisoma, ukaba urizi
mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, kubera ko uko usoma ijambo ry'Imana niko ugenda uhugukirwa ukamenya uko witwara muri ibyo bihe bigiye kuza. Kandi byongeye ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku munsi wa nyuma Imana izatsinda Satani bidasubirwaho. Bivuze ngo biranditse ko Satani azatsindwa. Niyo mpamvu rero uyu mugambi uzatsindwa udashobora kugerwaho nk'uko wifuzwa. Kabura rero ukanguke urebe nimba uri mu bubyutse, urebe nimba wumva ijambo ry'Imana, urebe ko nimba wizera Imana, kuko nta kabuza wizera Imana niyo wapfa uzabaho. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.